Ne data mu materaniro y'umugoroba nkuko bisanzwe muri kumwe na mwene so Pastor Ndorimana Edouard uturuka Kimironko. Imana iguha umugisha. Uyu munsi rero ni wa munsi dusanzwe tubana buri cyumweru hano kuri Goodrich TV. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'amateraniro kugira ngo tubane nawe mu buryo bwiza bwo kuramya Imana, guhimbaza Imana, by'umwihariko kubw'ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze ngo duhure muri uyu mwanya dusabane n'Imana mu buryo bwose, burya ni twebwe bigirira akamaro, ni twebwe byubaka, ni twebwe bifasha. Muri ubwo buryo bwose rero ndagira ngo nkwinginge kubw'imbabazi z'Imana ngo urarike mwene so ahaherereye, wongere umwibutse ubwire ngo iyi ni yasa y'amateraniro. Ndabizi mudukurikiye mwicaye muri saro zanyu, ndabizi ko mudukurikiye hari ahantu hatandukanye muri mudukurikiranye mu ijambo ry'Imana buri cyumweru kuva saa 11 kugera saa 12 z'umugoroba. Ngaho rero ni wa mwanya nguhaye ikaze, Imana iguha umugisha. Hanyuma ntabwo nabura gusuhuza abantu baherereye mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali. Abaherereye mu karere ka Gasabo aho nkomoka cyangwa se aho nturuka, aho mba navuye, ndabasuhuje by'umwihariko mu murenge wa Kimironko. Ndabizi ko mudukurikirana, ndabizi ko n'uyu mwanya ari abantu ufashe umwanya mutureba, ndetse duteranye namwe muri ubwo buryo bwa online cyangwa se kuri televiziyo. Muri ubwo buryo turabasuhuje abari Nyarugenge, abari Gasabo, abari Kicukiro, mwese abari mu mujyi wa Kigali turabasuhuje. Twibuka bene data badukurikirana bari hanze y'igihugu, bari hanze y'u Rwanda, mu migabane itandukanye, mu bihugu bitari bimwe. Mwese abashobora kudukurikirana ku ma website atandukanye, Imana ibaha umugisha. Nejejwe n'Imana kubana namwe, mwese mbahaye ikaze. Ndabizi harige muvuga ngo ese ngo kutatuvuze mu mazina. Ndabizi n'uyu mwanya hari abantu bamwifuza ko twabavuga mu mazina, ariko nitwayarondora ngo tuyarangize. Muri benshi, ntabwo muri bakeya. Muri ubwo buryo rero ndakwinginga, urankurikiye, ndabizi urandeba, ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mfite ijambo ry'Imana ritari rirerire kandi Imana yampaye kugira ngo dusengeremo. Ni ijambo ry'umugisha, ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turisengeremo. Ndasenga umwanya uhagije kandi ndavuga mu ijambo ry'Imana umwanya uhagije. Munyemerere dusome niturangiza dusenga Imana. Turasoma muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 46. Turasoma umurongo umwe wa 17. Niho batereye hejuru bati, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa, kuko yirengagije igihe cyategetswe. Amen. Niho batereye hejuru bati, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa, kuko yirengagije igihe cyategetswe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza w'amateraniro, tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, tugushimiye Mwami Imana ukuboko kwawe kwiza kudahwema kutugirira neza no kutuba hafi mu ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo n'uyu mwanya uhumurize imitima ihungabanye muri iki gihe, ifite ibibazo bitari bimwe. Hari abagize ibyago, hari abarwaje, hari abafite ibibazo bitari bimwe, ariko ijambo ryawe rizana ihumure kandi rirakiza, rirakomeza, rirubaka, kandi uwo ryubatse riramwubaka kubakika. Nyemerere tugiye kurivuga ubane natwe, mwuka w'ubwenge no guhishurirwa no kumenya ndetse n'imbaraga zawe bituyobore muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagira ngo tuze kuvuga kuri iri jambo. Nababwiye ngo ntabwo ndi burambirane, mfite insanganyamatsiko tugenderaho ivuga ngo mubyutsa akomeza agende, kuko ayo magambo uko ari atatu afite igisobanuro cyayo. Mubyutse akomeze agende. Birashoboka ko waba uri mu bihe wumva kubyuka bidashoboka. Kimwe mu bituremerera ibyaha bibamo, byaha bijya bibamo bikaturemerera,
bigatuma abari barabyutse bongera bakaryama bakagwa, bakibagirwa ko urugendo rutarangiriye aho ngaho. Ariko igituma Imana izana ububyutse mu mitima y'abantu ni ukugira ngo batandukane n'icyaha, bongere binjire mu bubyutse bahoranye. Icya kabiri, ibigeragezo byinshi byiyongeranya, iyo bitaguhaye ububyutse birakuryamisha, kuko hari igihe ibigeragezo byinshi bitubyutsa, ariko kandi haba n'igihe bitugusha. Umuntu akananirwa kubwo kunanirwa gusenga. Bibutse ko gusenga biravuna. Gusenga biravuna. Gusenga biravuna bene da. Gusenga biravuna. Nubona umuntu atangira amasengesho y'umunsi umwe, agafata uwa kabiri, agafata uwa gatatu, akiyongeza akarangiza 7, akaba yarenza 7 agafata 21, agasunikira muri 40, yiyimye ibiryo, yiyimye icyo kunywa, yiyimye ibiryo biryoshye, yiyimye umunezero, ashaka Imana. Gusenga biravuna. Hari abo binanira rero bitewe n'ibihe, bikagorana, bakiheba bakagwa, kubyuka bikagorana. Hari ikindi nacyo kijya cyica kandi, umurengwe nawe ujya uteza ibibazo. Ibyishimo byinshi, ibyiza wagezeho bikakwibagiza ko urugendo rugikomeje, ukaryama. Ibyo nabyo bibaho. Benshi bajya bagira umurengwe, ukabatwara, ukabibagiza ko urugendo rukomeje. Nagira ngo nkwibutse ko impamba waboneye muri urwo rugendo tikakwibutsa intego, tikakwibagiza intego y'urugendo. Impamba wabonye mu rugendo watangiye ntikakwibagize intego y'urugendo. Imana iguhe umugisha. Muri ubwo buryo rero muri mubyutsa akomeza agende, mfitemo sije ntoya ivuga ngo Farawo agira umuhindo gusa. Iryo ni ryo jambo ushaka ko tuvugana uyu munsi. Farawo agira umuhindo gusa. Nongera mbisubiremo, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa. Pourquoi? Kubera iki? Kuko yirengagije igihe cyategetswe. Burya ikintu cyose gifite igihe cyategekewe kizamara, kandi kigira itangiriro, kigira n'iherezo. Nubona uri mu bihe bigoye, ujye umenya ko uzagera no mu bihe byiza. Nubona uri mu bihe byiza, ujye utegura ko hari igihe uzagera no mu bihe bigoye. Nubona kandi wishimye, ujye umenya ko hari igihe ushobora kuzagera mu bihe urira. Kandi nubona uri mu bihe wishimye cyangwa unezerewe, cyangwa se uri murira, ukaba ufite agahinda kenshi, ujye umenya ko hari n'igihe kandi uzongera ukagira ibyishimo. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Indwara ujye umenya ko zigira igihe cyazo. Umuntu akarwara, akaremba, bakamubwira ngo raga, sezera, ariko Imana ikongera ikavuga ngo ndavuze ngo baho. Imana ibyo byose irabikora kugira ngo turusheho kuyiramya no kuyihimbaza. Mfite ijambo rimwe rero shaka kugira ngo tuze kuganiraho, rivuga ngo Farawo agira umuhindo gusa, kuko yirangagije igihe cyategetswe. Ndashaka kugira ngo nsobanure iki kintu. Egiputa rifite igisobanuro. Ijambo niwumva Egiputa cyangwa se Egiputa rifite igisobanuro mu buryo bw'umwuka, cyangwa se mu rurimi rwa Kiyahudi rivuga ngo nta kavuro. Mu buryo bw'ikinyarwanda, muri Egiputa nta kamaro. Muri Egiputa nta kavuro, ndetse n'aberekezayo ntacyo bazabonayo, ndetse n'abatambika ibirenge berekezayo nta mugisha bazabonerayo, kuko muri Egiputa nta kavuro. Icyo nicyo gisobanuro cya Egiputa. Ushobora kuba utari ubizi, ushobora kuba ubyumvishe bwa mbere, ariko Egiputa rirasobanurwa ngo nta kavuro. Icya kabiri, umwami wa Egiputa rirasobanura mu marenga yerekereza kuri Satani. Umwami wa Egiputa navuga ngo ararefera uburyo sataniki aberekeza muri nta kamaro cyangwa nta kavuro, bakerekeza no ku mwami wabo bita Satani, bazahomba, kuko aho ujya nta kamaro. Muri Egiputa werekeza nta kamaro kawe. Ibirenge byerekeza muri Egiputa nta kamaro. Intambwe zerekera muri Egiputa ntacyo zizavanayo. Amaboko yirukangira muri Egiputa
nta mucunguzi azasangayo. Ibyo muri Egiputa byose nta kavuru, nta kamaro, n'umuruho gusa, no kwiruka inyuma y'umuyaga. Ikindi cya gatatu nenda kuvuga ni ijambo ryatubwiye ngo agira umuhindo gusa. Umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Iri jambo rishatse kuvuga ko umwami wa Egiputa n'uwiterabwoba gusa. Ibihe byose ni ugutera ubwoba. Ndakwica, ndakwica, ndakwica. Ese utarakwishe uri mu nda ya mama wawe? Utari wabasha kwirwanaho? Ukibasha kwirwana ari mama ugufashije uri mu nda? Ukavuka areba, ugakambakamba areba, ukavuga areba, ugahaguruka areba, ugatangira kugenda neza areba, ugatangira kwiga areba ntakwice, ugakura kureba, ukagenda ukaminuza areba, umva nongera nkubwire, ubona akazi areba, ushaka areba, ubyaye areba. Farawo umwami wa Egiputa gusa agira umuhindo. Utarakwisha ujya munsi n'uyu mwanya ntacyo yagutwara. Kimwe nenda kukubwira, Satani agira umuhindo gusa, agira umuhindo. Ibiguteye ubwoba ndagira ngo nkubwire ngo ni umuhindo gusa, ni umuhindo, ni umuhindo. Umuhindo hari inkuba zizi gukubita ukajya ugira ngo niko kugwa kw'imvura. Urusaku rw'inkuba ntirusobanura ko imvura igiye kugwa. Zishobora gukubita yewe ibicu bigakuba ariko imvura ntigwe. Ariko imvura ishobora kugwa inkuba zitakubise yewe n'imirabyo itarabije ariko imvura ikagwa. Rero urusaku rw'ibigusakuriza ntabwo bisobanura ko bizaba uko babivuga, cyangwa se ntabwo bisobanura uko bizagenda kari uko bimeze. Oya, Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Ndagira ngo mvuge kuri iki gihe cyategetswe kandi nacyo ngisobanure. Iki gihe cyategetswe ni umunsi w'Imana. Imana izakoreraho, umunsi Imana igicunguriraho abantu, umunsi Imana igitabariraho, umunsi Imana igiremeraho ubuhamya ku batari biteze ko babubona. Umva nkubwire, mwanditsi yaravuze ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Abantu bamubonaga ko agiye kumwara, bakabona ko ari mu cyerekezo cyo kumwara, bakabona ibimumwaza biramuzengurutse, bakabona neza ikimwaro kiramugose, ariko warebye inyuma y'ibyo byenda kumumwaza aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Umva nkubwire, inyuma y'urusaku rusakuza ntabwo bisobanura ko bizaba uko urwo rusaku ruvuga. Inyuma y'ibivuza induru ntabwo bisobanura ko bizaba uko bivuza induru. Oya, ndaguhakaniye, kuko urwo rusaku ni urw'umwami wa Egiputa kandi icyo ashinzwe ni ukugira umuhindo gusa. Iterabwoba, iterabwoba. Ndagira ngo mbabwire gatoya dutangira iki kiganiro twatangiriye ku mugabo bita Eliya mu Bami ba kabiri igice cya 19. Abami ba mbere igice cya 19 hatubwira uburyo amaze kwica abahanuzi ba Bayali, amaze kwica abahanuzi ba Ashera, abamariye ku gasozi, arabica bose, abajyana ku kagezi kitwa Kishoni, abamarira ku nkota. Ngo ijwi ry'umugore witwa Yezebeli aravuga ngo yisha abahanuzi banjye, ngo abahwanije ku nkota. Aravuga ngo ndahiye imana zanjye, ngo nanjye nindamuhwanya n'ubugingo bwabo, ngo imana zanjye zizabimpore. Ijambo ryicumise mu matwi ya Eliya, ngo Eliya aravuga ngo ndapfuye, ngo uyu mugore arambitana nk'uko abivuze. Ngafata urugendo rw'umunsi umwe ajya mu ishyamba, agenda urugendo rw'umunsi umwe ngo agera munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo yisabira gupfa, ngo aryama munsi y'icyo giti kugira ngo amakakama yacyo amugwire narangiza yipfire. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka we, kubaho bimariye iki? Dore nagize ishyaka ryinshi ryo kurwanya abahanuzi ba Bayali, kurwanya ibigirwamana, kurwanya imbaraga z'abakonikoni. Dore Yezebeli yazanye ibigirwamana mu Isiraheli, aragenda bizana ibwami kwa Ahabu. Nagerageje kugira ngo ndwanye uwo mugambi wa Satani, none dore aragenza ubugingo bwanjye ngo nabwo abwice nk'ubwo yishe bw'abahanuzi mu gihe cyahise. None rero kubaho ntacyo bikimariye, gupfa bindutiye kubaho.
ngo nubundi ntacyo ndusha abasogokuruza, agira ubuhamya bw'abapfuye gusa, aravuga ngo dore barabishe, bishe abahanuzi bamabarira ku nkota, dore nta kintu tugisigaranye, none rero nanjye arangenza, none rero kugira ngo ngwe mu maboko ya Yezebeli, reka nigwire mu maboko yawe. Ngo Imana yohereza marayika, aramugaburira, aramubwira ngo ngera unywe ku mazi, wongere urye no kwigaburo, wongere kandi usome gacuma k'amazi ushira inyota. Marayika abikora rimwe, abikora kabiri, maze aramubwira ngo haguruka ugende kuko urugendo rugikomeje. Ndagira ngo nkubwire, aho ngaho umwanzi agutereye ubwoba si uzagwa, aho umwanzi ari gusakuriza mu matwi yawe si uzagwa. Ndagira ngo nkubwire, iminsi uciyemo irakuruhije, ibihe unyuzemo biragukomereye, ariko urupfu rwawe ntabwo ari iyi minsi. Imana irashaka kugira ngo yongere kugaburire, yongere gusomye ku gacuma k'amazi, wongere uhaguruka ugende kuko urugendo ruracyakomeje, iminsi iracyakomeje. Humura, iki si cyo gihe cyo gupfiramo, iki si cyo gihe cyo kurangiza urugendo rwawe. Imana irakubwiye ngo ongera usome ku gacuma k'amazi, wongere urye ku mutsima, wongere urye ku nyama, maze Imana yongere kwambika imbaraga, uhaguruke dukomeze tugende. Ndagira ngo mbabwire, Eliya ntabwo yapfuye uriya munsi nubwo yisabiraga gupfa. Dore urusaku rwa Yezebeli rwari rumuteye kwiyahura. Hari igihe tugira ibisaku byinshi, urusaku rudusakuriza mu matwi, urusaku ruri mu nzu iwacu, urusaku ruri mu baturanyi, urusaku ruri mu bavandimwe, urusaku ruri ahantu hatandukanye. Urwo rusaku rwakubana rwinshi, ukaba wafata icyemezo kibi. Va ku cyemezo wifatira, wumva icyemezo cy'ijwi ry'Imana. Icyemezo wifatira ubwawe kizakugiraho ingaruka zitari nziza, ariko icyemezo Imana yafashe nicyo kiduha gukomera mu minsi mibi, nicyo kiduha gukomera mu minsi amajwi atubanye menshi, urusaku rutubanye rwinshi. Ufite urusaku rw'ibigusakuriza mu matwi, bwira Satani umubwire ngo Farawo agira umuhindo gusa. Umva Satani, ugira umuhindo gusa. Suzuguye ayo majwi yawe, suzuguye ayo magambo uvuga, suzuguye ibyo unyereka mu maso yanjye, kuko icyo amaze gusobanukirwa ugira umuhindo gusa, kuko wirengagije igihe cyategetswe cyo gukora kw'Imana, cyo gutabara Imana igitabariraho. Ndagira ngo mvugane nawe kuri uyu munsi, urwo rusaku rwiyame urwegeze ku ruhande. Bwira Satani ngo no, aca Satani, gabanya urusaku, gabanya amagambo yawe. Namenye ko hejuru y'amagambo yawe hari ijambo ry'Imana. Jumenya gusubiza Satani, mubwire ngo hirya y'urwo rusaku sakuza hari ijambo ry'Imana. Ibyo unzani unyereka, izo mbapuro banyandikira ujye uzitesha agaciro. Wandikirwa imbapuro ukagira ubwoba bw'imbapuro, bwira Satani ngo izo mbapuro Imana ibasha kuzivuguruza. Imana igivuguruza imbapuro z'abaganga, Imana igivuguruza imbapuro zikubwira ngo ubuzima bwe burarangiye. Imana ishobora kuvuguruza impapuro. Yewe yaye matangazo, umva ngo ubwire ijambo rikomeye. Nisamanitswe n'abayuda, nisamanitswe na Hamani, ngo Namani yamanitse inzandiko, amaze kuzimanika aravanga abayuda bagomba gupfa bakarimburwa mu minsi 30 hadasigaye n'umwe. Ngo Morodekayi arasengana n'abayuda bari Shushani, inzandiko yari yamanitse zisimburwa n'izindi. Yumenya kubwira Satani ngo uru rwandiko wanyandikiye Satani rurasimburwa n'urundi. Inyuma y'urwandiko rugutera ubwoba, inyuma y'urwandiko ruguhahambura, inyuma y'urwandiko wahawe, inyuma y'urwandiko wandikiwe, umva nkubwire, inyuma yarwo hari urundi ruguhumuriza. Inyuma y'urwo rwandiko hari urundi rwandiko rukubwira ngo mu ijuru hari Imana kandi ikorera ku munsi wayo. Rero Farawo agira umuhindo gusa. Iyo ndwara urwaye si yo kukwica. Uri kurota nabi, uri kugira amayerekwa y'urupfu, uri kugira amayerekwa mabi, ibihe biburimo urabona ko usumbirijwe, ariko inyuma y'ibyo byose biguteye ubwoba hari ijwi ry'Imana rikubwira ngo Farawo agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Ndagira ngo mvugane nawe rero, Imana yawe ni Imana igukunda. Nongere mbisubiremo, Imana yawe ni Imana igukunda. Imana ni umubyeyi, iragukunda kabone naho wayinanira. Hari abantu tujya tunanira Imana, Imana ikatuburira ikatubwira ni mureke ibi, ni mureke ibi, nimuve muri ibi, nimuve muri izi ngeso, nimuve muri ibi, tukananirana. Ariko urukundo rwayo rukadukurura, rukatureshya, rukatuzana, tukazaba abantu bazima bakuwa ahantu habi.
nicyo gituma Paulo yandikira Abefeso 2 yaravuze ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, kandi yemwe kubw'akavukire yanyu ntimwari kuzabona Imana, ariko kubw'urukundo Imana idukunda, yewe n'uburyo idukunda ngitanga umwana wayo araducungura, itabitewe n'imirimo myiza twakoze, ngahubwo ibitewe n'urukundo yadukunze. Ngo nicyo gituma tutacunguwe n'imirimo, ngahubwo byavuye kuri yo yonyine yatanze umwana wayo w'ikinege. Ndagira ngo nkubwire rero, wikigirira nabi, Imana iracyagukunda. Wikitekereza nabi, witekereza kwigirira nabi. Farawo agira umuhindo gusa. Ibyo biri kukuvuza induru iruhande, erega n'umuhindo gusa. Satani araza akakubwira ngo uyu mwana arapfuye, ukarara wicaye uvuza induru ngo birarangiye, ariko jya wibuka ko wamuhawe n'ubundi Satani atarabishakaga. Akaza akakubwira ngo urugo rwasenyutse, jya umubwira ngo Satani n'ubundi urugo narwubatse utabishaka, umusubize umubwira ngo n'ubundi ndarwubaka, ntabwo ruri rusenyuke. Yewe ibyo wibwira ntibiri bibe nk'uko ubitekereza. Jya umenya gusubizanya n'umwanzi wawe, kuko icyo agira ni umuhindo gusa. Akarirwa kubwira akazura kavamo, reba intambara ufite mu kazi uko zimeze, reba uko bimeze, reba none urerekera niba kwirukana urajya uva nkubwire wakabonye n'ubundi wasenze, erega wakabonye n'ubundi hari Imana yabivuzeho. Akaza akakubwira ati yewe izi mpapuro noneho ntuzazibona, ubu se uzagenda uciye izi nzandiko z'inzira usabwa ntuzazibona, uva nkubwire Bibiliya iratubwira ngo iyo Imana ikinguye nta wakinga, kandi ikinze nta wakingura. N'Imana ni gukingurira inzira, Satani ntabwo azitambika mu nzira zawe, kandi yakoze bya bindi bya mbere yiteguye gukora n'ibindi. Ndagira ngo nkubwire urwo rusaku rusakuza, yurubwira ngo Sata ufite umuhindo gusa, icyawe ni umuhindo gusa, uzi gusakuza ngo ntibizaba, bizaba kuko byavuzwe n'Imana. Umenya gusubiza umwanzi wawe. Abantu barakubwira ngo uriya ntacyo azimarira, uriya ndazikamira nayimbwa, kandi koko nayimbwa ntuzayakama, uzakama yinga. Ubundi si imbwa irakamwa? Imbwa ndikamwa. Niba utazikamira yimbwa, yabwira ngo nzakama yinka. Kuko abantu barebesha amaso y'umubiri, ariko ay'umwuka ntibazi ko yarebesha. Uri umugore ukomeye w'agaciro, kabone nubwo udafite ubikubwira. Uri umukobwa Imana ifite umugambi mu gihe kizaza, kabone nawe udafite ubikubwira. Uri umusore uzagira akamaro mu gihe kizaza, kabone nawe udafite ubikubwira. Umva nkubwire, uri umugabo ufite agaciro, nubwo abantu batabikubwira Imana irabikubwira. Reka kwitekereza nabi. Amajwi yose uyiyambure y'uyu munsi, genda ubwire Satani ngo acana nawe. Satani acana amajwi igihe wanganiririje kirahagije. Nzaba uw'Imana yavuze, ntabwo nzaba uwumbwira. Nzaba icyo Imana yambwiye, ntabwo nzaba icyo uvuga. Satani agira umuhindo gusa, agira umuhindo pe. Ndagira ngo nkubwire, muri ako kazi kawe yatejemo umuhindo, mubwire ngo Satani n'umuhindo gusa. Muri urwo rugo rwawe yatejemo mwakavuyo, mubwire ngo n'umuhindo gusa. Muri abo bana bawe Imana yaguhaye atejemo akavuyo, mubwire ngo n'umuhindo gusa. Uwo muhindo Satani agira umuhindo. Musa umwe yaragiye ahinda ku Bisirayeli bageze imbere y'inyanja, arababwira ati noneho ndabamaze. Farawo arabakurikirana ngo amagare yakajya ahorera, ngo akajya avuga, amafarashi akavuza induru, ngo maze bahindukirira Mose aramubwira ngo ariko mo tukubaze, ndamva zari muri Egiputa kugira ngo utuzane gupfira kuri aya mazi? Ngo Mose n'abagize ubwo baragihindukira ngatakira Imana, abwira Imana ngo Mana, dore Farawo ameze nabi, dore uko amafarashi aza, dore uko yafoye imyambi, dore uko bimeze, none biragenda gute Mana? Imana iramubwira ngo nikomo, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe urambure inkoni yawe hejuru y'amazi acikemo kabiri, Abisirayeli bambuke. Kuva isi ibayeho nibwo bwa mbere habaye igitangaza cyo gucikamo inyanja icikamo kabiri. Ayo majwi yabwire ngo nimutuze, warusakuwe rundi mu matwi, ubwire urwo rusaku, rubwire ngo warusaku umaze iminsi usakuriza mu matwi, wa madenewe amaze iminsi asakuriza mu matwi, wa cyamunara we kimaze iminsi gisakuriza mu matwi, wa daimoni wimbwira ngo sinzabyara sinzaheka, wa daimoni uyibwire ngo uwo muhindo wawe ndawurambiwe, kuko
kuko wirengagije igihe cyategetswe. Satani arakubwira ngo ntacyo uzaba, ngo ntacyo uzimarira. Umva nkubwire, uyu mwanya ndagira ngo nkubwire, uhaguruka ubwire Satani ngo Sata, ugira umuhindo gusa. Urusaku ufite rusarangira ntacyo mbaye. Urusaku ufite rwo kuvuga ngo mwene mama azapfa, mwene data azapfa, data wacu azapfa, mukuru wanjye azapfa, mwana wanjye azapfa, urwo rupfu rubwire ngo warupfuwe, ndagucecekesheje. Warusaku rw'urupfuwe usakuriza mu matwi yanjye, ndakubita umwuka w'urupfu hasi. Dawidi yabivuze neza, yumvisha urusaku rw'urupfu ruvugiriza mu matwi, aravuga ngo ntabwo nzapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Urwo rusaku rw'urupfu rugusakurizamo, urubwire ngo njyewe ndi umwana w'Imana, ndi umushinga w'Imana. Umushinga w'Imana ntupfa, umushinga w'Imana ntuhoba, umushinga w'Imana nturangira udasojwe. Uvuge ngo njyewe ndi umushinga w'Imana. Nurangiza Satani mukorana ikiganiro, umubwire ngo byarangiye, namenye ijambo rimwe, kuko Farawo agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Satani agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe mu izina rya Yesu. Hari igihe cy'Imana, ngiye kuvuga ku gihe gatoya. Igihe cy'Imana iyo cyageze, yewe ibitariho biraremwa. Igihe cy'Imana cyageze, abakwangaga baragukunda, bakwanga baragukunda bakaguhamagara. Igihe cy'Imana cyageze, ibitashobokaga birashoboka. Igihe cy'Imana cyageze, indirimbo z'amashimwe zirazamurwa. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo ari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo nkubwire, igihe cy'Imana cyageze, impundu zivuga kuri wowe. Vuga ngo kuri jyewe, erega ntukabijyana ahandi, vuga ngo ni ibyanjye. Igicuku kivuge, injereri za nijoro zivuge, ibikeri bisakuze. Hari umuntu wigeze aducira umugani aravuga ngo gusakuza kw'ibikeri ntibibuza abavomyi kuvoma. Gusakuza kw'imitubu cyangwa se kw'ibikeri ntibibuza abavomyi kuvoma. Gusakuza kw'abadayimoni ntibisabuza Imana gusoza amasezerano. Gusakuza kw'induru kwa bamwe ntibisabuza Imana gutabara abandi. Gusakuza k'urusaku rw'abaturanyi ndetse n'ibiguturiye iruhande ntabwo bizabuza Imana kukugirira neza. Gusakuza kw'abasakuza cyane ntibizabuza Imana kukugeza aho yavuze. Ibisakuza bibwire ngo nimusakuze gakeya, namenye ko ari umunsi w'Imana, namenye ko ari umunsi Imana ikoreraho. Hari umunsi w'abantu, hari n'umunsi w'Imana. Abantu iyo bagize umwanya munini bakakuvuga, bakagutaramana, bakavuga ibyabo, bagakora igitaramo kuri wowe, hari n'umunsi bazakora igitaramo cy'ibyiza. Ntukababazwe n'abakuvuga, ntukababazwe n'abanyamagambo, bareke urusaku rugwire. Niko n'Imana nigutabara, amagambo yabo bazayahindura bavuga ibyiza kuri wowe. Burya n'abanyamakuru kandi beza badahembwa. Abo bakuvuga bagukorera ibitaramo, bafite urusaku rwo kugutaramana muri quartier, bakagutaramana muri korari, bakagutaramana aho washatse. Igitaramo cy'abagore kirarimbanije, igitaramo cy'abagabo n'abasore kirarimbanije. Reka bagikore. Niba ari igitaramo kigusenya, hari umunsi bazakora igitaramo kiririmba ngo uriya muntu burya ni intwari, uriya muntu burya arakomeye, burya afite Imana. Bihorere bavuge, kuko amajwi yabo Imana igiyumva. Ndagira ngo nkubwire, ujye ubabwira ngo Satani nubwo bakoreramo ufite umuhindo gusa. Ni umuhindo gusa rwose, ni umuhindo, kuko yirengagije igihe cyategetswe. Hahirwa abantu bafite iryo jambo ko Farawo agira umuhindo gusa. Yaduteje inzara, yibwira ko inzara izatwica, ariko Imana yaratugaburiye. Yigeze aduteza kwambara ubusa, ibihe byose turakubitika, dusa n'abantu bagayitse, ariko umunsi Imana yakoreyeho, abagore barambaye, abagabo turambaye. Si ibyo twirata, turirata Yesu wabikoze. Yewe si ibyo gusa, Imana yaratugaburiye mu butayu, yakoze ibikomeye. Ku munsi urusaku rwari rugwiriye, ku munsi abadayimoni bavugiragaho, n'Imana yarahagurutse iravuga. Ndagira ngo nkubwire, abarozi bavuze ari benshi, barateranye bakoze igitaramo. Imana nayo imanuye abamarayika kugira ngo mukorane igitaramo. Urwo rusaku ruzarangira ntacyo rugutwaye, urwo rusaku ruzarangira ntacyo ubaye, urwo rusaku ruzarangira ntacyo rugutwaye na gito. Niko Uwiteka avuganye nawe. Reka basakuze ni mu gihe, reka baririmbe ni mu gihe koko, ariko igihe cy'abantu sicyo gihe cy'Imana. Igihe cy'abantu kigiye kurangira, Imana itangiza igihe cyayo,
ku buzima bwawe. Igihe cy'abantu kigiye guhagarara, Imana ihagurutse igihe cyayo ku buzima bwawe. Igihe cy'Imana ni igihe cyo kumurikirwa. Igihe cy'Imana ni igihe cyo kugendana nayo. Ni igihe cy'Imana cyo kugira ngo ikubyutse. Ni igihe cy'Imana cyo kugira ngo ikurenganure. Ni igihe cy'Imana cyo kugira ngo isoze ijambo ryiza yavuganye nawe. Ubuzima bwawe, imibereho yawe, humura, urusaku nubwo rwaba rwinshi, ntabwo Imana izabura gusoza ijambo yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, Farawo agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cy'Imana. Yaguteje bene wanyu wihorere. Ega tugira bene wacu batadukunda kandi bo mugakiza tugendana dusengana. Naratangaye mu rusengero basigaye barogana. Biratangaje kubona ujya mu rusengero umwana bakamurogera mu rusengero. Biratangaje kubona ujya mu rusengero uri muzima ugasanga abantu bamwe baje kuroganira mu rusengero, ariko umunsi umwe Imana izabafata. Izabafata humura. Geze mbona rwose Imana ibwira umuntu ngo uwo mucuraguzi ngiye kuzamuguha maze umurebe, maze ngiye kuzamufatisha amaboko yanjye. Aravuga ati ariko se Mana ko ngewe yanjye ari magufiya nzamufata gute? Imana iramubwira ngo byihorere nzabikora. Ati sawa. Mu gitondo kimwe hari mu rusterera yaravuye gusenga, yinjira mu masaha ashyira saa 8 z'ijoro. Akimara kwinjira, umupfumu nawe wacuraguragaza mu masaha 9. Imana yari yaramubwiye ngo ngushyiriye umurinzi ku irembo. Haza inyamaswa tutamenye yari iturutse, iraza ibundama inyuma y'igikoni. Imaze kubundama inyuma y'igikoni, wa mucuraguza araza akajya asimbuka. Inyamaswa iramuzenguruka imuhagarara imbere, buri imbaraga zo kwirukanka. Avuza induru wenyine aritabariza. Abantu ngo batabare basanga ya nyamaswa irigendeye, basanga uwambaye ubusa aririrwa acuragura inyuma y'urugi rw'abandi. Baramaza atese kutabaza wabaye iki? Ati hano hari inyamaswa iteye ubwoba. Iriye se ko tubona wowe? Ati yewe ngewe sinzi uko bigenze. Bitese ko waje wambaye ubusa? Aterega murabyumva? Ati nyine namwe murabyumva. Umuntu bamufata yambaye ubusa uko yakavutse, n'ibintu batoragura ku marimbi kujya gukora amarorerwa. Ibintu abantu bakora bitwa abarozi ni amarorerwa bakora, ariko dore ibanga ryiza barabikora Imana ikabitesha agaciro, barabikora Imana ikabyambura imbaraga. Yamwirukanseho cyane ariko ntacyo yamutwaye, yararenze arafatwa. Ndagira ngo nkubwire, Imana yawe ifite imbaraga, izabagufatira. Hari umunsi izabagufatira. Baragucuragurira urugo, baragucuragurira umuryango, baragucuragurira abana, baracuragurira urugo rwawe ngo barwice nabi barusenye. Uva nkubwire, Imana izabafata. Izabafata. N'ubu mba numva mfite ifuhe ryo kumva nabafata. Mu mwuka tujya dukacira tukabafata. Ndagira ngo mbabwire, Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana ntabwo ari gusa rijya rikwabiza imyuka rikayifata mbiri, rikayifata, rirayifata. Rero uhumure, uko babigambirira siko bizaba. Uko Imana yabigambiriye niko bizaba. Uko babitekereza siko bizaba. Uko Imana yabitekereje niko bizaba. Uko bateguye siko bizaba. Uko Imana yabiteguye niko bizaba. Uko babivuze siko bizaba, ahubwo uko Imana yabivuze niko bizaba. Uko bagiye bakuvugira mu rwongorerano bakagenda bakagusereza mu byongorerano, Imana izagutabarira ku mugaragaro itabikoreye mu ruhisho. Kuko Bibiliya iratubwira ngo Imana izatabara ku mugaragaro bose babireba mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Nagira ngo mvugane nawe tuze gusenga Imana. Imana, uyu Farawo yazonze Abisirayeli, Imana ikajya yabwira ngo nimuhumure nzabarwanirira. Amanika amatangazo akajya avuga ngo nzabica, nzabafata mbagenza uko nshaka, nzabagira abaretwa, nzabakoresha iby'agahato, nzabatsikamira ntibazamva mu maboko. Farawo agapanga icyo bita amatafari, Imana ipanga i Kanani. Ndagira ngo nkubwire, n'uyu mwanya hari ibyo Satani ari gupanga, agapanga uburetwa kuri wowe, ariko Imana iteguye Kanani imbere yawe. Imana iteguye Kanani mu muryango wawe. Imana iteguye Kanani ku rugo rwawe, ku buzima bwawe. Imana iteguye Kanani. Nubwo Satani avuga ngo turapanga amatafari, turamupangira tumwicira ubukwe, turamupangira tumuvutsa akazi, turamupangira tumuteza uburwayi, turamupangira. Satani agira imipango myinshi, ariko ibyo yapanga byose, ibyo apanga Imana irapanga ibindi. Arapanga, Imana ipangura. Ndagira ngo nkubwire, ubyo Satani apanga, Imana nayo ibipanga ibindi. Imipango ya Satani ni myinshi, ariko n'imipango y'Imana ni myinshi. Ushobora kuba wumva imipango ya Satani gusa, ariko hari n'imipango y'Imana ku buzima bwawe.
hari imipango y'Imana ku buzima bwawe. Erega ntabwo uri wakubw'impanuka. Nkubwire n'ikimenyimenyi, Imana yerutse kuvuna amaboko amwe ya Farawo, irayavuna biragaragara. Se buriya nta kuboko kwavunitse kuri wowe? Bitekereze nawe. Njyewe yerutse kubinkorera, ivuna ukuboko inkura mu cyaro inzana mu mujyi wa Kigali. Ivuna ukuboko inzanye mu mujyi wa Kigali hambere umugisha. Ivuna ukuboko yari yerutse ku mu rugo rwiza impabana. Yavunnye ukuboko imitorero uyu munsi ndi umushumba. Hari amaboko yagiye avunika ari byo twageze. Reka mbabwire, nubwo uyu mwanya hari amaboko akiturwanya, akitubwira ngo araho mutazarenga, akitubwira ngo araho mutazagera, akitubwira ngo ibyanyu bizarangirira. Umva nkubwire, hari amaboko yigeze avunika. Nta maboko yigeze avunika mu minsi ishize? Ubuse ntiyavunitse ukiga ukabona diplome? Ntabwo yavunitse amaboko ya Farawo. Nkubaze, ntabwo amaboko ya Farawo yavunitse ukabona akazi? Ntabwo amaboko ya Farawo yavunitse urugo rwari rusenyutse rukubakika? Ubu nta amaboko ya Farawo yerutse kuvunika ukabona Imana iguteye iteka ubonye amafaranga bigutunguye? Nta amaboko ya Farawo yavunitse urupfu rugakurwa iwanyu? Nta amaboko ya Farawo yerutse kuvunika? Bitekereze neza, uraza kubona ishimwe kuri uyu munsi. Bitume dusengana neza. Hari amaboko ya Farawo yavunitse, yaravunitse. Erega yaravunitse urarengerwa. Amaboko ya Farawo yaravunitse, Imana igukura mu bitaro waruguyeyo. Amaboko ya Farawo yaravunitse, urambuka uragenda ahantu uri ntabwo ariho wakuriye, nta nubwo ariho wavukiye, nta nubwo wateganyaga kuzahagera. Ariko Imana irahaguteretse. Nubwo harwanyirizwa, nubwo harwanijwe cyane, tibisobanura ko Imana itazahakugumisha. Saho gusa, ndetse hari n'ahandi Imana iteganya kukugeza. Saho gusa, hari n'ahandi. Saho gusa, hari n'ahandi Imana itegura. Kuboko kwaravunitse kwa Farawo, Imana yagusize amavuta. Areba ariko muri iyi corona ubona Satani atari yivuganye ubuzima bwawe, ariko Imana ntiyagukijije ukaba muzimara. Ubwo nda kuboko kwa Farawo kwavunitse? Erega ari kuboko kwa Farawo kwavunitse mu minsi ishize. Ubusa ndubyaye nduhetse, ubusa ntuzi ko hari abandi badahetse abana. Erega ari kuboko kwavunitse. Hari ukuboko kwavunitse Imana iratugaburira. Hari ukuboko kwavunitse, hari amadene yishyuwe nawe urabizi. Hari ukuboko kwavunitse Imana iguha imodoka. Erega n'Imana yiguhaye si ubwenge cyane. Erega iyo nzu urimo, erega hari ukuboko kwavunitse urayubaka. Erega nkwibutse ko hari abadayimoni bakubwiraga ngo ntuzayigiriramwe amahoro. Hari ukuboko kwavunitse umunsi ufite amahoro. Erega hari ukuboko kwavunitse. Hari umurozi wari uzi ko azaguhitana akaguhwanya na 2020, ariko ugeze na 2021 narekeraho, na 2022 uzagerayo, na 2023 uzagerayo, na 4 uzagerayo, na 5 uzagerayo, na 6 uzagerayo, yewe na 30 uzagerayo. Imbaraga zakurwanyaga zakurushaga amaboko, ariko hari ukuboko kwavunitse. Imana iguhaye kugubwa neza, Imana iguhaye imbaraga zo guhagarara, Imana iguhaye imbaraga zo kuririmba, Imana ikuremeye amashimwe. Uva nkubwire, hari amaboko yavunitse. Erega wari uzi kuzakorwa n'isoni. Erega nawe ugeze ni heza. Uko biri kose biraruta mbere. Uko biri kose biraruta mbere. Ushobora kuba wiganyira uvanga, ariko Mana warandereranye. Ntabwo yagutereranye. Hari ukuboko kwavunitse. Sa n'ubireba nawe. Erega nawe mu mudugudu utuyemo wabibona. Erega ni mu kagari urimo wabibona. Erega ndi waruzwi none waramenyekanye. Erega ibyo byose hari amaboko yavunitse yemwe. Reka mbabwire, hari amaboko yavunitse Imana idutiza imbaraga. Hari amaboko yavunitse Imana iduhesha agaciro aho tutari tugafite. Hari amaboko yavunitse abanzi baratatana turahagarara turema. Umva mbabwire, hari amaboko yavunitse yatugeragezaga. Hari amaboko yavunitse. Uyu mwanya Imana irakubwira ngo nukundi kwakurwanyaga, nukundi kwari kuguzengurutse, gushaka gukubuza gutambuka, Imana iteguye kukuvuna na kugatambuka. Nababwiye ngo Farawo agira umuhindo gusa. Farawo agira umuhindo gusa rwose. Agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Erega reka nkubwire, hari indwara yagombaga kuguhitana ariko Imana irayigukiza. Ubwo nta kuboko kwavunitse. Buriya kanseri yari gufashe ntiyari kuguhitana, ariko reba ibyo Imana yagukoreye. Reba iyo ndwara warwaye ukayirwara bakakubaga, ukurira indege ukagaruka amahoro. Aburi indege bose siko bagarutse amahoro. Erega ari ukuboko kwavunitse. Erega kurahari kwavunitse.
uyu mwanya ushobora kuba utabyumva, ariko ndagira ngo nkubwire, subiza amaso inyuma urebe hashize hawe, urebe ibyo waciyemo, urebe ibyo wanyuzemo, urebe uburyo byagenze, urebe uburyo Imana yakurwaniriye, urebe uburyo Imana yagukoreye ibikomeye, urebe uburyo Imana yakuburaniye, urebe uburyo byakagenze. uyu mwanya uri mu nzu y'imbohe nk'imyaka irenga 10, ariko Imana irakuburanira, inzu y'imbohe irakingwa, urasohoka urataha. ndagira ngo nkubwire, hari amaboko yavunitse, hari amaboko yavunitse, hari amaboko yavunitse. Tekereza uburyo wari ugoswe n'ibiguteye ubwoba, wabonaga ubuzima bwawe bugiye guhagarara, warebaga inzira ukazibura, wareba hirya ukazibura, ariko Imana ivuna ukuboko kwari kukwitambitse, ivuna ukuboko kwa Farawo, irakuvuna. n'uyu mwanya ndagira ngo nguhanurire uyu mugoroba, iyi saha hari amaboko agomba kuvunika. muri uyu munota nasenze mu mbaraga z'umwuka wera, amaboko yakurwanyaga navunagurike mu izina rya Yesu, ibirenge byakwirukankanaga nibisubizwe inyuma mu izina rya Yesu, imbaraga zari zikwitambitse nizisenyuke mu izina rya Yesu, ibyakuzaga kwinjira aho Imana ikubwira nibihagarare mu izina rya Yesu. Imana igutambutse, ayo maboko amanuke yose yeme, maze winjire mu cy'Imana yavuganye nawe. hari umuntu byakira avuga ngo amena. hari amaboko agomba kuvunika tugatambuka. izina rya Yesu rikirwe hejuru, izina rya Yesu riririmbirwe. 38 irangiye, Yesu arahanyura, aramubona, aramubwira ati haguruka, ikorera uburiri bwawe wigendere. aramubwira ati haguruka, ikorera uburiri bwawe wigendere. icyo ni igihe cyategetswe 38 idasaga, itabura, yuzuye, ngo Yesu arahanyura. ndagira ngo nkubwire, ibyari byarasakurije iruhande rw'uriya muntu byari byinshi, ngo marayika yazaga mu kidendezi ngo kikibirindura, ngo abagira babo bamutangagamo bagakira bakagenda, ahamara imyaka itari mikeya, ngo ariko none ntiyaza marayika, haza Yesu. ndagira ngo mvugane nawe, Farawo agira umuhindo, amaze iminsi akubwira ngo byarakurangiranye. ndagira ngo nkubwire mukobwa unteze amatwi, uravanga imyaka iragiye, ntayirajya. ku mwaka wawe Imana yagennye, ku kwezi kwawe Imana yagennye, ku munsi wawe Imana yagennye, iraje yitamurure, iraje gukuraho igisuzuguriro. erega nawe wakora ibirori bareba. icyo nzi cyo, nubwo ufite ubuhamya bwa mbere bw'ukuboko kwavunitse, Imana yongera ivune nuko ari gusigaye. ufite ubuhamya bw'ukuboko kwa mbere kwavunitse, ufite ubuhamya bw'aho waciye bitari bikoroheye, hari ubuhamya bwa mbere bw'ukuboko kwavunitse. Imana igira ibyo ikora, Imana igira ibyo irema, irabirema biragaragara. n'uyu mwanya, muri iyi saha, muri uyu munota, hari amaboko yavunika tugatambuka. ese tuze gusenga hagira ukuboko kuvunika dutambuke? ndashaka ko tuza gusenga hakagira amaboko avunagurika, hakagira amaboko avunagurika. hari amaboko y'umugoroba. Farawo agira umuhindo gusa, agira umuhindo kuko yirengagije igihe cyategetswe. umva mbabwire, iyo ukuboko kwavunitse, gukora ubukwe birashoboka. iyo ukuboko kwavunitse, kubona akazi birashoboka. nkubwire, iyo ukuboko kwavunitse, kongera nawe ukubakika nubwo wasenyutse birashoboka. iyo ukuboko kwavunitse, inzira zitashobokaga ziraboneka. iyo ukuboko kwavunitse, nawe wagenda nk'abandi, ukabona umugisha nk'abandi, Imana yagucira inzira. iyo ukuboko kwavunitse, ibyakurwanyaga bihinduka ubusa, imbaraga zari zikwitambitse zirananirwa, amaboko yaraguhagazeho akubwira ngo ntibizashoboka, akubwira ngo bihagarariye aha, akubwira ngo ntuzakomeza, akubwira ngo ntabwo bizakunda. ayo maboko yamaze kuvunagurika, ibitashobokaga birashoboka. ndagira ngo tuze gusenga Imana hagira andi maboko avunagurika. uvuga ijambo ribivuga. Ezekiyeli 30 n'umurongo waho wa 21 haravuze ngo mwana w'umuntu, navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho umuti, ntikwashyizwe n'igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. nicyo gituma umwami wa Egiputa avuga ati, nicyo gituma umwami w'iteka avuze ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi, uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye ku gikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi.
inkota riri mu kuboko kwe Imana igushe hasi. Erega hari inkota ikurwanisha. Uzi inkota y'abarozi, uzi inkota y'abakugambanira nta cyaha wabakoreye, uzi inkota ikurwanya ikuvuga nabi nta kibi wakoze. Sikona abantu baguruka bakagambanira inzira karengane kugira ngo ikundirwe igwe mu rwobo. Nagira ngo mbabwire bantu mungurikiye, mujye mwirinda gucukura inzobo ngo abandi bazigwemo. Munsi umwari wabikinishije arabikinisha. Bafata Danieli bamurega ibinyoma, baramufata bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ngo bamujugunye mu rwobo rw'intare, marayika w'Imana abana nawe. Mu kubana nawe ngo umwami arasinduka mu gitondo arahamagara ngo Danieli mugabo ukundwa, Imana yawe ukorera iteka yabashije kukurengera igukiza amenyo y'intare n'inzara z'intare. Aravuga ngo mwami nta cyaha na Imana yanjye nkorera yabashije kunkiza amenyo y'intare n'inzara z'intare, kuko nabonetse mu maso yawe ndafite icyaha no mu maso y'Imana ndafite icyaha. Umva mbabwire, iyo umuntu murenganya cyane, Imana nayo nizi izakurwanya cyane. Muradukurikira muri benshi, muradukurikira muri ahantu hatandukanye. Jya wirinda gucukurira mwene se urwobo, kuko urgucukura ushobora kuba ari we warugwamo. Kanongere mbisubiremo, ucukura urwobo urucukurira abandi, amaherezo akaba ari wowe uzarujyamo. Hari igihe urucukurira abandi akaba ari wowe uzagira ute uzarujyamo. Ngo Danieli bamukuye mu rwobo rw'intare, bafata ba bandi bose bamugambaniye, bashyirishije amategeko adafite impamvu kugira ngo bashake impamvu kuri Danieli, babajugunye muri rwa rwobo rw'intare, zirabamenagura zibamenagurira mu kirere. Hari igihe ujugunya abandi mu makuba wibwira ngo uzagubwa neza, wowe wazayajyamo ntuyavemo. Bo uyabashyizemo bari kumwe n'Imana bakayavamo, ariko wowe wazayajyamo ntuzayavemo. Aho wifuza ko abandi bajya, hari igihe nureba nabi wowe uzisangayo. Bo bashobora kujyaho bajyanye n'Imana bakavayo, ariko wowe wajyayo ntuveyo. Itondere kugirira nabi abandi, gucukurira abandi inzobo zidafite impamvu, kandi kabone naho zagira impamvu. Rega jya ubabarira, nicyo gikwiriye abana b'Imana. Kubabarira nibyo bikwiriye abana b'Imana. Farawo rero mu kimenyetso cyamurangaga ntiyagiraga imbabazi. Oya, umutima wa Farawo ntujya ugira imbabazi, ntujya ugirira abandi imbabazi. Igihe cyose wumva wabashyira mu rwobo, wumva wabahamba ari bazima, wumva ibyiza ariwe byageraho. Umutima wa Farawo urikunda gusa, ibyiza ni ibyanjye, ibintu byose vangubwire. Bibiliya tubwira ngo twe kwizirikana ubwacu tuzirikane n'abandi. Birashoboka ngiye gukora isengesho rivuga ngo ukuboko kwari kutwitambitse, Imana ikuvune dutambuke. Ndatura ya magambo, amaboko yose yakubuzaga gutambuka, amaboko yose yitambikaga umugambi w'Imana ku buzima bwawe, amaboko yose yitambikaga umugisha wawe, amaboko yose yitambikaga icyerekezo uri mucamo, Imana ivuna ayo maboko utambuke mu izina rya Yesu. Imana ivuna ayo maboko winjire mu mugabane w'Imana. Umva nkubwire, icyakubuza kwinjira aho Imana ishaka, icyakitambika mu mugambi w'Imana, Imana isenya ayo maboko, Imana ihirika izo nkuta, utambuke kubw'umugambi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana igiye kugira amaboko ivuna. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge twinginga Imana. Hagira amaboko avunika dutambuke, hagira amaboko avunika. Hari amaboko y'abarozi ajya agenda akitambika abana b'Imana. Ndabizi umugabo bita Baramu na Baraki bagambirira kwitambika Abisirayeli kugira ngo babavume, bababuze gutambuka, ariko Imana irabitambika ikomezanya n'ubwoko bwayo. Hari bikwitambitse, Imana igiye kubikemuza imbaraga zayo. Uburwayi bwakwitambika, ubwo bukene bwakwitambika, erega iyo ndwara yakwitambika. Erega reka nkubwire, hari ibyakwitambika ntutambuke, ariko uyu mwanya tugiye gusenga. Hari amaboko agomba kuvunagurika, hari imbaraga zigomba kuvunagurika. Farawo agira umuhindo gusa, Farawo agira umuhindo gusa. Ndagira ngo ubwire Farawo ngo ni umuhindo gusa, Farawo ni umuhindo gusa. Ndagira ngo nkubwire, niba ufite akanya ukaba ufite kuba wahaguruka, tugiye gukora isengesho. Ubwire Satani ngo ni umuhindo gusa,
ibyawe ni umuhindo gusa, ibyo utekereza ni umuhindo gusa, ibyo ugambirira ni umuhindo gusa. Umubwire ngo wirengagije ko ari igihe cyategetswe n'Imana. Wongera ubwire Satani, umutangarize ibitangazo, umubwire ngo Sata, hari igihe cyategetswe n'Imana. Imana igomba kwigaragaza ku buzima bwanjye, Imana igomba kwigaragaza ku muryango wanjye, Imana igomba kwigaragaza ku mibereho yanjye, Imana igomba kwigaragaza aho ntuye, Imana igomba kwigaragaza mu kazi nkora ka buri munsi, Imana igomba kwigaragaza. Hari amaboko agomba kuvunagurika, hari amaboko agomba kuvunika ngatambuka, hari amaboko agomba kuvunika nkinjira mu mugabane wanjye, hari amaboko agomba kuvunika. Uyu mwanya ndagira ngo nkwinginge kubw'imbabazi z'Imana, niba ufite uburyo wahagararamo, wahaguruke tugiye gusenga Imana, wahagarare tugiye kwinginga Imana, wahagarare tugiye gutabaza ijuru, wahagarare tugiye gusenga muri uyu mwanya. Aka kanya utegeka igihe, ubwire Satani ngo igihe cyo gutabarwa kwanjye ni iki, igihe cyo kubona Imana ni iki, igihe cyo kubona ibyanjye ni iki, igihe cyo kugarurirwa ibyanjye ni iki, igihe cyo kunyaga ibyanjye ni iki, igihe cyo kwakira umugisha wanjye ni iki, igihe cyo kubyara ni iki, igihe cy'akazi ni iki, igihe cyo kurangira ubushomeri bukarangira ni iki, igihe cyo kugenda ukagenda muri urwo rugendo Imana yavuganye nawe. Urwo rugendo ugomba kurugenda. Reka Satani ye kurukuvutsa, reka ye kuruhagarika. Ayo maboko yaruhagarika, avunagurike mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga ziyaguhamagaye, mu mbaraga ziyo kwizerwa, mu mbaraga ziyo kwizera. Imana twizeye, Imana twiringiye, Imana dutsenga ni inyamaboko, irahambaye, irabishoboye, irabikora. Riko fira bore starawa, riko tisakiwa. Ndagira ngo mvugane nawe, hari amaboko agomba kukubisa ugatambuka, hari amaboko agomba kuva mu nzira ugatambuka, hari amaboko agomba kuvunagurika ukinjira Imana ikubwira. Ako kagambane ukorerwa, barashaka kugutwara ibyawe, barashaka kugutwara uwawe. Erega ni uwawe, uwo mugore ni uwawe, uwo mugabo ni uwawe. Jya umenya kwijustifia, wijustifia uvuga ati Mana ntabwo mbyemeye, dore impamvu hari icyo wavuganye nanjye, dore impamvu hari icyo wari wabivuzeho, dore impamvu hari icyo wari wagambiriye. Uvugana nanjye mu nzovu ndakumva, uvugana nanjye bicaye mu bahanuzi ndakumva, uvugana nanjye biciye ahantu nicaye warambwiye, urambwira ngo ni ukuri nzabana nawe. Ongera wibutse Imana ibwire ngo umwanzi ye kunsakuriza mu matwi, ibyanjye ndabihagararaho, ibyanjye ndabiryamaho, ibyanjye ndabibundararaho, ibyanjye ndabyicaraho, ibyanjye ndabiryamamo, ibyanjye ndabigumana, amahirwe yanjye ndayafashe, ibyanjye riko fia bore star. Aka kanya ni umwanya wo kuburana ibyawe, ububasha bwawe, ibyawe. Wikemera ko umwanza kujyana ibyawe, wikemera ko abadayimoni bagira ububasha ku buzima bwawe. Hari amaboko agomba kuvunagurika, hari imbaraga zigomba gusenyagurika, hari abadayimoni bagomba gukubitwa hasi ugatambuka ukagenda. Hejuru y'ibyo byose biri kuvuga hari Imana ishobora byose. Hejuru y'ibyo byose byitambitse imbere yawe hari Imana ishobora byose. Hejuru y'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibyububa bishaka kukunyaga hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo mvugane nawe, hagarara ku maguru yawe, utangire ubwire Satani ngumva, urusaku rwawe naruhazi, induru zawe nazihazi, umuhindo wawe nawumenye, icyo ugira ni umuhindo gusa. Ibyanjye mbihagazeho, abana banjye ndabahagararaho, mugabo wanjye ndamuhagararaho, urugo rwanjye ndaruhagararaho, akazi kanjye ndagahagararaho, ubuzima bwanjye ndibutwara. Ndasenza aka kanya, ndasubirana ubuzima bwanjye, ndasubirana agaciro kanjye, ndasubirana icyubahiro cyanjye, ndasubirana. Hari icyo ugomba gusubirana, hari ubuzima ugomba kugarurirwa, hari agaciro ugomba kugarurirwa. Ndagira ngo uhagarare dusenge. Letore bore sai. Aka kanya hari imbaraga zigiye kumanuka, hari umugisha w'Imana umanutse, hari igitangaza Imana irekuye ku buzima bwawe, hari amaboko Imana ivunaguye, hari imbaraga zimenaguritse, hari imyuka isenyaguritse, hari imigozi icagaguritse, hari iminyururu icagaguritse, hari imbaraga zimenaguritse, hari imigambi irimbuwe mu izina rya Yesu. Hari inama Imana isheshe, hari inama Imana isheshe. Izo nama zirasheshwe, izo nama turazisheshe, izo nama turazisheshe, izo nama zitari ngombwa, izo nama Imana idateraniyemo, izo nama turazisenye mu izina rya Yesu. Ibyacu tubihagazeho, ubuzima bwacu tubuhagazeho, agaciro kacu tugahagazeho mu izina rya Yesu. Mu mbaraga z'umwuka wera, burana uvuga ngo namenye ko ari urusaku. Satani afite urusaku gusa, afite urusaku rusakuza, ariko Imana yanjye yaje kundengera, yaje kuntabara, yaje kundwanirira, yaje kundengera. Imana yanjye ivunnye amaboko yaranyitambitse. Ayo maboko navunike mu izina rya Yesu, ayo maboko navunike mu izina rya Yesu.
izo mbaraga zari ziguhagaze imbere nizitatane mu izina rya Yesu. Uwo mwuka uguteje kuribwa nutatane mu izina rya Yesu. Uwo mwuka utuma utabyara nutatane mu izina rya Yesu. Uwo mwuka ushaka kugusenyera nutatane mu izina rya Yesu. Uwo mwuka ushaka kukwambura nutatane mu izina rya Yesu. Uwo mudayimoni ushaka kugutwara ibyawe natatane mu izina rya Yesu. Imbaraga zari zarakuboshye nizitatane mu izina rya Yesu. Imigambi yose y'ikuzimu nitatane mu izina rya Yesu. Imbaraga zakurwanyaga nizisubizwe hasi. Amaboko yarakwitambitse natatane mu izina rya Yesu. Uhereye none ndatura kubaho kw'Imana ku buzima bwawe, ndatura umugisha udasanzwe ku buzima bwawe, ndatura kubaho kw'Imana mu rugo rwawe, ndatura ubuzima bushya ku buzima bwawe, ndatura imbaraga zidasanzwe, ndatura umugisha udasanzwe. Igihe cyageze ngo Imana yigaragaze, igihe cyageze ngo amaboko y'Imana akore ku buzima bwawe, igihe cyageze ngo imbaraga z'umusaraba zikubohore, igihe cyageze ngo Uwiteka aremeshe, igihe cyageze ngo abakwambuye bakwishyure, abakwambuye ntibakwishyure, abakwambuye ntibakwishyure. Ndategeka umugisha mu biganza by'abakwambuye, niba barakwambuye ari kuyabura nibayabone bakwishyure, nibayabone bakwishyure mu izina rya Yesu. Niba ari uburiganya, uwo mwuka buriganya urapfuye, ibyawe nibigaruke mu izina rya Yesu. Akazi kawe kagaruke mu izina rya Yesu. Amahirwe yawe yafurane mu izina rya Yesu. Farawo n'umuhindo gusa, Farawo yirengagije igihe cyategetswe. Hari imbaraga zisenyutse, hari amaboko amenaguritse, hari imbaraga zikubiswe hasi. Were nonaha ntangaje itangazo, Uwiteka aritamuye hagati mu bwoko bwe, Uwiteka arigaragaje. Muba mwizera, muba mwemera. Aka kanya hari imbaraga, hari imbaraga, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikora ibitangaza. Urakoze Uwiteka. Hari imiraba uturishije, wa muyaga we tuza, wa muraba we tuza, wa rusaku we ceceka, wa burwayi we ceceka, wa myuka iraza abana b'Imana kw'ijoro we ceceka, ceceka tuza, wa manza we zishaka guhaguruka ceceka. Twanze imanza hagati mu bwoko bw'Imana, twanze akarengane, twanze imigambi y'umubisha, twanze imitekerereze ya Satani. Aka kanya hari imbaraga ziremye, hari imbaraga zikoze, hari imbaraga zitabaye, hari amaboko avunaguritse, hari amaboko asenyaguritse, hari imbaraga zimenaguritse, hari imyuka icagaguritse, hari abarozi batatanye, hari imyuka irimo ndareba Imana iri kumenagura imbaraga. Hari imbaraga zari zirimo zikurwanya, hari imyuka irimo igutera, hari ibitera Imana iri gusenyagura, hari imbaraga Imana iri kubika. Ndagira ngo mvugane nawe aka kanya, iri sengesho hari icyo rikoze ku buzima bwawe. Hari amaboko avunaguritse, hari amaboko, hari amaboko. Ayo maboko yakubuzaga gutambuka, ayo maboko yakubuzaga gushaka, ayo maboko yakubuzaga kubyara, ayo maboko yakubuzaga guhirwa. Nawe uri umunyamahirwe, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Aburahamu mu bizera, uri umwana w'Aburahamu mu masezerano. Imana igira ikikora. Urusaku Farawo yarateje, Imana iraruturushije. Turagushimiye Uwiteka, tuguhaye icyubahiro, turanezerewe kuko uri Imana. Urakoze kugize neza. Tubonye amashimwe yo gushima, tubonye impundu zo kuvuza. Ababyeyi bagukomereye, abagabo tugukomera baki, ababyeyi bakuvugiriza impundu. Ababishoboye Mwami batene haleluya. Kubaka kwawe kwiza ari cyo gukoze, hari imbaraga zisenyutse. Ndabyumva mu buryo bw'umwuka. Urakoze ko ari cyo ukoze hagati muri twe. Icyubahiro kibi cyawe, Mwuka w'Imana akomeza kurane natwe, igitinyiro cyawe kitujya imbere mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Ndagira ngo mbashimire. Imana ibahe umugisha. Hari amaboko agomba kuvunika, humura aravunitse. Hari imbaraga zigomba kujya ku ruhande, Imana ikakwinjiza aho yavuze. Urwo rusaku rurarangiye. Ibyo Satani yibwiraga si byo bibaye. Imigambi ya Satani itaye agaciro. Mushobora kudukurikirana no kuri YouTube yacu, kuri Duhumurizanye TV. Niho mushobora gukurikiranira n'ijambo ry'Imana mu kindi gihe tutari hano. Imana ibahe umugisha. Ugiye kuri YouTube ugakandaho ukandika Duhumurizanye TV, ijambo ry'Imana uraribona. Cya kabiri, nimero ya telefoni iraho ngaho. Ntabwo twabashije gusengana, wifuza ko tugusengera, wifuza ko ari cyo tugisha inama, nimero ya telefoni iraho ngaho. Imana ibambere umugisha. Murakoze, mugire icyumweru cyiza. Imana ivunaguye amaboko ya Farawo, kandi burya wari umuhindo gusa, wari umuhindo gusa,
ugiye kubona igisubizo mu cyimbo cy'ikibazo wari ufite, ugiye kubona igisubizo mu cyimbo cy'agahinda wari wicaranye. Imana iragusubije. Amahoro y'Imana abe muri wowe. Mwami Yesu turagushimiye, ukuboko kwawe kwiza kubane nawe ubwoko bwawe, kandi umwuka w'Imana akomeze kubarinda, ubarinde muri byose. Kandi Uwiteka we, iki ni igihe cyawe, ndagushimiye ko hari icyo ukoze kandi hari icyo uremye. Tuzagushimira imirimo itangaje ukomeje kudukorera mu izina rya Kristo Yesu, amen. Umugoroba mwiza. Shalom shalom.